inshuti zacu zarinda ubuzima bwawe twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana kandi nanone abane namwe nk'uko mubimenyereye. Ibi ni bya biganiro byacu hanini byibanda kuko umuntu yakitungira ubuzima bwiza. Muri kumwe na Nizi Kaziyake Benjamin. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku nzira zirindwi zo kwikingira no kuvura ubwihebe. Kubivuga gutya biroroha, ariko ubwihebe ni indwara ikomeye kandi irembeje benshi cyane. Cyo ibizitera byabaye byinshi, byaragwiriye kuri iyi si yacu. Rero buri henshi kandi ababufite bazi neza ko ari indwara ibugarije, ndetse turaza kubereka n'ingaruka zabwo mu mubiri w'umuntu. Ubwo ni indwara rero irembeje benshi kandi ni mbi cyane. Turaza kugeraho no ku miti yayo nyirizina. Mu nzira zirindwi zo kuvura ubwihebe harimo iya mbere, gucya mu maso. Gucya mu maso ni imwe mu nzira nziza cyane yo kuvura ubwihebe. Ni ukubana n'abantu bazakugezaho ibinezeza, kwirinda guhora mu bidashoboka byo mu kubaho kwawe, kugira abantu batazinukwa ibiganiro byawe n'ibindi. Mbese ni ukubana n'abantu bashobora kugira aho bakuvana n'aho bakugeza, bashobora gutuma utahana akanyamuneza. Iyo ni inzira ya mbere yo gucya mu maso. Inzira ya kabiri yo kuvura ubwihebe ni ukwiruhurira ahantu hatuje. Urugero ni nko ku kiyaga, mu gashyamba n'ahandi. Iyo umuntu ahangayitse, amaraso ariruka cyane mu mubiri. Rero ni byiza gushaka ahantu umuntu yananurira imihore ye cyangwa amasozi, inyama ze, maze agahumeka umwuka mwinshi awunyujije mu mazuru. Iyo yari inzira ya kabiri yo kwiruhurira ahantu hatuje. Mbibutsa yuko mu kwiruhurira ahantu hatuje, ugize amahirwe ukagera ku mazi cyangwa ahantu hateye pinusi cyangwa sipure, byagufasha kubona umwuka mwiza kandi uhagije. Byagufasha kuruhuka vuba, kuko umwuka wa oxygene niwo ugenda ugafasha amasukari gutanga imbaraga, bigatuma imbaraga zigaruka mu muntu vuba na bwangu. Inzira ya gatatu ni ukugira icyo ukora. Uturimo tworoheje kandi duhoraho turinda ubwihebe. Igihe wiyumvamo gucika intege, kora akarimo gato kandi ukarangize. Irinde gucikagurika kw'imirimo ngo ukore aka ngaka ugasubike ukore kariya. Oya, igihe wiyumvamo ko hari icyo ubuze, ucitse intege, kora akarimo kandi ukarangize. Ibyo biguhesha umutima unyuzwe, bikakurinda, bikagusubizamo ubuyanja, bikakurinda gucika intege. Ku nzira ya gatatu, jya wishakira igihe n'ahantu hagutera ubwisanzure. Nibyo, gucika intege ni imbuto ikomoka ku guhangana n'ibihoraho bya buri munsi mu buzima bwacu bya buri munsi. Bishobora no guterwa n'imibereho inenganenga, nabyo birashoboka. Ariko rero ni ngombwa gushaka imirimo yoroheje, uyikore uyirangize, ushake n'umwanya wo gutera guhugirana. Donc umuntu ahora ahuze, afite ukuntu ari ahantu ariko aho ngaho ugiye haba atarahamustressa, ahubwo hamugaburamo ubuyanja, habe ari ahantu heza mu masaha meza yatoranyije, akoremo ibye kandi mu buryo bwiza. Ibyo bizamusubizamo ubuyanja. Inzira ya gatanu, gushyikirana n'abantu bita ku nyungu z'abandi. Irinde abantu batajya bumva bashakira ibyiza abandi nubwo ntacyo baba babatezeho. Ahubwo jya ukunda gushyikirana n'abantu bita ku nyungu z'abandi. Nubwo buri wese yitaye ku bibazo bye, dushobora kandi no kwita ku bandi. Ibyo birashoboka. Rero ni byiza ko umuntu ufite ubwihebe tumwitaho, nubwo haba nta nyungu zo mu by'ubuzima twabibonamo. Gatandatu, fata igihe cyo guseka.
ubushakashatsi bwagaragaje ko guseka iminota 15 ku munsi ugasekamo inshuro 14 birinda ubwihebe. Hari igihe umuntu yakibaza ngo none se azahora yisekesha? Oya, ahubwo nyine nibyo byaye n'ibyaruguru twavuze, ushaka igihe n'ahantu aho bagutera kumwenyura, ibyagutera kumwenyura mu mutima wawe, ujye uhora unezerewe, we kumva ko ari abandi bazagusetsa gusa, ahubwo nawe ushobora kwishakira ibikunezeza. Hanyuma ibyo bizagufasha rwose kwirinda ubwihebe. Kumwenyura kwiza kandi guhoraho ni byiza kandi birinda ubwihebe. Shaka ahantu n'abantu rero bagutera gucya mu maso. Icya karindwi mu nzira zirindwi zo kuvura ubwihebe, hitamo kwimenyereza kuba umuntu wumva ko byose bishoboka. Ntabwo ari byiza ko umuntu yumva ko ikitabaye ubwo byacitse. Oya, ku isi niko bimera. Iyo umuntu atungutse aba yahombye, iyo atahombye aba yungutse. Gira ibyiringiro. Ibyiringiro ni imwe mu nshingano y'umugabane wo kubuza abantu, itera abantu kubaho neza. Mbese bibuza abantu guhora mu bwihebe, mu bidashoboka. Iyo tujimije ibyiringiro tugwa mu rungabangabo no mu bwoba bwinshi, amahoro akaba make, ari nabyo biba mu bintu bitera ubwihebe. Abantu bafite ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho kandi babona ko Imana yabo ibumva, nibo bonyine babaho mu buzima bwiza kandi bakumva bafite amahoro yuzuye. Nibyo izo zari inzira rero zirindwi zo gukingira ubwihebe no kubuvura. Iya mbere ni ugucya mu maso, kabiri ni ukwiruhurira ahantu hatuje, gatatu ni ukugira icyo ukora, kane ni ukujya wishakira igihe n'ahantu hagutera ubwisanzure, gatanu ni ukujya ushyikirana n'abantu bita ku nyungu z'abandi, gatandatu ufata igihe cyo guseka, karindwi hitamo kwimenyereza kuba umuntu wumva ko byose bishoboka. Reka tujye ku miti muri rusange yavura ubwihebe. Niba guhangayika n'ubwihebe byabaye byinshi, teka inshyushyu nimugoroba, utekanemo tungurusumu niba utari umudamu uri mu mihango cyangwa utari kuva ku bakoze impanuka n'abandi bari kugira amaraso mu buryo bundi. Hanyuma iyo tungurusumu nuyiteka ukaba kandi nanone udatwite, ukayiteka muri iyo nshyushyu, nuyikuraho uhoze ushyiremo ubuki, hanyuma unywe mu masaha yo kujya kuryama iyo nshyushyu ikirahure kimwe. Bikore kenshi mu masaha yo kujya kuryama. Ibyo bizajya bikugarurira ibitotsi, kandi iyo ibitotsi bije burya n'umubiri uba wisanye, uzajya ubyukana imbaraga, uzajya uryama ibitotsi byiza nk'iby'abana. Umuti wa kabiri, ushobora gufata teyi cyangwa romare, ariyo bita rosemary mu cyongereza. Yiteke, nuyiteka uteka amazi, yamara gushya ugashyiramo romare igipfunsi muri litiro, warangiza ukagabanyamo, ugafata iyo amazi amaze gushya ushyiramo iyo romare, iminota 5 yashira ugakuraho cyangwa 3 bitewe n'uko amazi ashyushye. Warangiza ugafata nk'itasi ugahoza, wamara guhoza ugashyiramo ubuki bwiza butakorewe mu ruganda, ahubwo bwo mu muzinga waguze, ugashyiramo ibiyiko nka 1 cyangwa 2, ukanywa ahagana ku mugoroba. Nubwo yaba atari mugoroba na mu gitondo wanywa, na ku manywa wanywa, ukanywa ndetse 3 ku munsi, biba akarusho cyane. Ibyo bivura ubwihebe rwose, imbaraga zikagaruka, ubwenge bugatekereza neza. Hari ibindi byatsi bishobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi. Hari utwatsi bita seleri, imboga bita seleri. Umutobe wazo uvura kandi ukongera imbaraga ku rwego rwo hejuru. Mbibutse ko seleri ari umuti mwiza wo kuvura ubwihebe, ndetse abaganga babizi bajya bawifashisha, bifashisha ziriya mboga mu kongerera imbaraga ku wazitaye, ariko mu rwego rw'ubwihebe, ndavuga nk'abarwaye ibibazo byo mu mutwe,
bajya bahabwa seleri cyane. Sezame ivugurura kandi igatunga umubiri ku rwego rwo hejuru, rero ifasha ubwonko ikaburinda ubwihebe. Icyatsi bita time kinyobwa nk'icyayi cyongerera imbaraga impagarike yose kandi umubiri ugakora neza. Undi muti mwiza kandi ukomeye ni uguteka isosi ya soya. Soya abantu bose barayizi ariko ntabwo ari bose bazi umumaro wayo. Soya mbibutse yuko ikubye inshuro nyinshi mu ntungamubiri iziba mu nyama. Soya ni ikiribwa cyiza gifite poroteyine nyinshi kandi kirinda gucura n'ibibazo biza mu zabukuru. Soya rero ni ingenzi. Rero fata isosi yayo uyinywe byibura iminsi 12 yikurikiranye. Iyo sosi ibitekanye inyanya irimo n'ibindi birungo bisanzwe byiza biribwa harimo nk'amapuwavuro, ibitunguru n'ibindi. Ibyo rero byakurinda ubwihebe mu gihe iyo sosi uyinyweye, ukayinywa uyu munsi uyirishije ibiryo cyangwa uyinyweye ugiye uri kurya ibindi biryo bisanzwe yisutse ku biryo, ukabikora iminsi 12. Ibyo byagufasha rwose kuvura ubwihebe. Ariko ubundi ubu bwihebe tuvuze butwaye iki? Ubwihebe ni indwara kandi itera ibindi bibazo mu mubiri, isiga ubumuga. Wabwirwa n'iki kuhangayitse kandi ibimenyetso uzabona ni ibihe? Mbese bizatwara iki? Ubwihebe uzatwara iki? Umutima utera cyane kandi ugatera kenshi. Imitsi y'amaraso iragabanuka. Uruhu rurahinamirana cyangwa umuntu akagira ibinya n'ibindi n'ibindi. Umuntu ufite ubwihebe ashobora gushyuhirana kw'imitsi ijyana amaraso mu mutima no mu bihaha, mu mutwe hamwe n'imihore iba hagati y'amagufa y'uruti rw'umugongo. Umuntu akagira ingorane akababara hagati mu magufa, yewe no mu birenge. Umuntu akarara adasinziriye cyangwa umutwe akumva urashyushye. Ibyo byose bishobora kuba byatewe no guhangayika. Kwipfundikanya kw'impindura, ubwo niyo ntandaro y'umuntu uzajya babara mu mbavu, ahagana mu rubavu rw'ibumoso. Isukari kandi ishobora kwiyongera cyane cyane mu mwijima mu gihe cyose umuntu ahangayitse yagize ingorane. Bibutse ko ku barwayi ba diyabete ibyo bishobora kuzamura diyabete ku rwego rwo hejuru. Hirya y'ibyo ngibyo ibyuya birasohoka cyane kandi nta mpamvu. Iyo ni ubwihebe. Imyanya y'ubuhumekero igira ingorane ihereye mu mazuru ukamanuka hose. Ibicurane bikizana, kwitsamura, inkorora se n'ibindi n'ibindi. Imirimo yose yo kunogereza ibyo kurya ishobora kugira ingorane, ndetse hariho no kurwara igifu. Icyo gifu kandi mbibutse ko uwakirwaye gitewe no guhangayika ntigishobora gukira keretse guhangayika gukuweho. Rero murumva ko birakomeye kandi noneho ya ndwara ni indwara kandi abantu bose bagomba kumenya ko ikarishye kandi ikomeye cyane. Mbibutse ko ihitana benshi muri iyi si yacu. Rero bakunzi bacu, Imana ibarinde kandi bagirire neza. Tuzajya dukomeza kubagezaho ibindi biganiro byiza kandi byinshi uko tuzajya tubishobozwa. Ngaho Imana ibarinde.